Yerusalemu nziza izamanuka mw'ijuru, ubw'isi n'ijuru bishize bizaba bikuweho. Haleluya, bizaba bikuweho. Haleluya, bizaba bikuweho. Tuziturire iwacu muri Yerusalemu, mu gihugu cy'amahoro gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Nta rupfu nta byago bizarangwa mu murwa, hazaba umunezero no guhora witeka. Haleluya, no guhora witeka. Haleluya, no guhora witeka. Tuziturire iwacu muri Yerusalemu, mu gihugu cy'amahoro gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Azamurikirwa na Yesu, twizere umwami Yesu, tuzaturayo twese abatoranijwe. Haleluya, abatoranijwe. Haleluya, abatoranijwe. Tuziturire iwacu muri Yerusalemu, mu gihugu cy'amahoro gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Iryo hema ry'Imana rizaturana n'abera, Imana izaturana n'ab'Imana y'abiteka. Haleluya, ib'Imana y'abiteka. Haleluya, ib'Imana y'abiteka. Tuziturire iwacu muri Yerusalemu, mu gihugu cy'amahoro gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Abuzi banesheje nuko bizeye ijambo, bemeye imibabaro kubwo gushaka ubugingo. Haleluya, kubwo gushaka ubugingo. Haleluya.
Bene data bashiki banjye muri Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza wacu, mboneye akanya ko kubasuhuza mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Umwami wacu Yesu Kristo wanesheje umwanzi we, akanesha amadayimoni, aduhana umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Umunezero ni mwinshi mu mutima wanjye bitewe n'ibihe byiza turimo. Tugiye gufatanya mu kanya dukomeza ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo dusabe Imana ubwenge bw'ijuru. Mbere yuko twinjira muri iryo jambo, munyemerere dufata akanya ko gusenga. Data wa twese uhoraho, Mana idahinduka, Mana y'abera batubanjirije, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana y'abera bariho, nkaba mboneyeho akanya ko gushimira aka kanya uduhaye ko kumva ijambo ryawe rizima, ijambo ryawe ritanga ubugingo. Icyo ngusaba mwami, umwuka wawe wera wayoboye abahanuzi, ukayobora intumwa, uwo mwuka wera amfate, usige, mvuge mu izina ryawe, abumva ubaho ubugingo. Si wowe wahumetse kugira ngo Adamu abe ubugingo buhoraho. Ijambo ryawe ni umwuka kandi ni ukuri. Uduhana umugisha, haba bene data n'abashiki banjye duhuje ukwizera, haba n'abandi bavandimwe. Iri jambo rizageraho mwami twese ritugirira akamaro. Turi mu bihe bibi, wemeye ko biba, ariko nawe uri muzima. Rambura ukuboko kwawe, ubutaka bwiza, imitima ikeye iza kwakirira ijambo ryawe mwami. Iyo mitima uyihe umugisha, iyo mitima uyihezagire. Ntacyo nshoboye, ariko wowe ushobora byose. Uduhana umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Munyemerere bene data, umunezero w'agakiza nizo mbaraga zacu. Ibyo umwanzi yatwambuye byose, mu izina ry'umwami Yesu Kristo nabasaba ko umwami abitugarurira. Turafatanya hamwe turirimba iyi ndirimbo, mu ndirimbo zo gushimisha Imana, indirimbo ya 373. Ngiye kuririmba. Aricyo mwaka mwami wanjye, nubwo mpora ngucumuraho, mwamunyeze unyezeshe
amazi cyangwa umuri managurwe o se mwami wanjye n'umuriro nibushaka nyiribyabi birimburwe nyiribyabi koko managurwe o se mwami wanjye n'umuriro nibushaka nyiribyabi birimburwe nyiribyabirimburwe ntunganyiriza ubwenge nibwo nzanezerwa nzaguhimbaza ariko umutima wera ndawushaka kurutaho nineza umutima wanjye nibwo nzunguka ubwenge bwose bwo mu ijuru mwami mbubwirijwe nawe ngerageza uko nshobora kwibuzi n'amambi z'ibyaha nyamara njya mbyibonamo jyumbone zajyu managurwe koko managurwe se mwami wanjye n'umuriro nibushaka nyiribyaha birimburwe koko mwami nyiribyaha birimburwe. Tugiye gusoma ibyanditswe byera nk'uko mubizi bene data na bashiki banjye, gusoma ikinyarwanda birangora, ariko turaza gusoma mu gifaransa, noneho ngerageza gusobanura ijambo twasomye. Tugiye gusoma mu Bami ba mbere igice cya 3 umurongo wa 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. Umwami ajya i Gabaon kugira ngo ajye gutambira, car c'était le principal des lieux hauts, kubera ko ni ahantu h'ingenzi mu misozi miremire. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomoni atambira ku gicaniro ibitambo bigera ku 1000. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Aho ngaho i Gabaoni, Uwiteka yirekana Salomon mu ijoro. Et Dieu lui dit, Imana iramubwira, demande ce que tu veux que je te donne. Saba icyo wifuza ko nguha. Salomon répondit, Salomon arasubiza, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David. Wabashe gufata neza umugaragu wawe Dawudi, akaba ari we data, parce qu'il marchait en ta présence dans ta fidélité, kubera ko yabashe kugenda imbere yawe mu gukiranuka, dans la droiture de cœur, afite umutima ugororotse kuri wowe. Et tu lui
a conservé cette grande bienveillance. Wakomeje kumugira neza et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Wamuhaye n'umwana, ubu ngubu akaba yicaye ku ntebe y'ubwami. Comme on le voit aujourd'hui. Nk'uko babibona ubu ngubu. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David. Noneho, Uwiteka Mana, ni wowe uhaye umugaragu wawe kwicara ku ntebe, la place de David, mon père, et moi. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David. Noneho, Uwiteka Mana, ni wowe wicaje umugaragu wawe mu mwanya wa Dawudi, akaba ari we data, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. None nanjye ndi umusore, et je n'ai point d'expérience. Ntago mfite ubumenyi. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Umugaragu wawe ari hagati y'ubwoko watoranije. Peuple immense, abantu benshi, qui ne peut être ni compté ni nombreux. Ntago wababara à cause de sa multitude. N'ubwinshi bwabo. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Noneho, nkaba ngusaba ko uha umugaragu wawe umutima w'ubwenge. Pour juger ton peuple, kugira ngo ace imanza hagati y'ubwoko bwawe. Pour discerner le bien et le mal. Kugira ngo babashe gutandukanya ikibi n'ikiza. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si nombreux? Ninde washobora gucira imanza imbaga y'aba bantu benshi? Ku murongo wa 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Icyifuzo cya Salomon, Imana iracyakira. Et Dieu lui dit, puisque cela c'est que tu demandes, kubera ko ari byo usabye, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vue. Ntabwo usabye ko Imana iguha iminsi myinshi, ni les richesses, cyangwa iguha ubutunzi, ni la mort de tes ennemis, cyangwa ibashe kuguhorera abanzi bawe, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Ukaba usabye ubwenge kugira ngo ugaragaze gukiranuka. Voici, j'agirai selon ta parole. Niyo mpamvu ngiye gukora bihuje n'ijambo rivuye mu kanwa kawe. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Nzaguha umutima w'umunyabwenge no kumenya, de telle sorte qu'il n'y en aura personne avant toi, ku buryo atazaboneka umuntu mu rugero rwawe, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi, n'umuntu umeze nkawe. Je donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Nzanaguha n'ibyo utasabye, des richesses et de la gloire, ubutunzi n'icyubahiro, de telle sorte qu'il n'y en aura pendant toute ta vie aucun roi, ku buryo atazagaragara umwami uzaba umeze nkawe. Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Uramutse ugenze
mu nzira zanjye, ukubahiriza amategeko yanjye n'ibyitonderwa, nk'uko na Dawudi so wawe niteguye kukongerera iminsi yo kubaho. Uwiteka aduhana umugisha muri iri jambo rye tumaje gusoma. Bene data na bashiki banjye, nk'uko natangiye mbivuga, umutwe w'iri jambo tugiye gufatanya hamwe uravuga ngo dusabe Imana ubwenge. Imana soko y'ubwenge, tuyisabe ubwenge. Niwo mutwe w'ijambo ryacu. Imana yakoresheje abagaragu bayo, na n'ubu abagaragu bayo baracyari kuri iyi si, abo yatamitse ijambo kugira ngo iryo jambo barivuge rigere ku bagomba kuryakira. Naho ngaho mwanyemerera mu kibwirizwa cya mwene data mukundwa, Imana irushaho kumuha umugisha, mwene data Frank, yaranditse agatabo, umutwe wako ukaba uvuga ngo le temps est proche, igihe kiregereje. Akaba avuga ku byerekeye isengesho. Mu gice cya 10 muri ako gatabo, ku gice cya 16 kuri page ya 16, aho ari kuvuga ku byerekeye ibirebana no gusenga. Dusome: le souffle même de notre âme est maintenu par la prière. No guhumeka k'ubugingo bwacu gutuma ubwo bugingo, uwo mwuka mu bugingo bwacu, bitewe n'isengesho risizwe n'umwuka wera. Si des personnes ou une assemblée néglige la vie de prière, niba abantu cyangwa iteraniro ridashobora guha agaciro ubuzima bwo gusenga, ils sont coupés de la présence même du Dieu Tout-Puissant. Bahita noneho bitandukanya n'Imana y'imbaraga. Ils se trouveront bientôt dans un état de tiédeur. Bahita noneho bajya mu bukonje, batitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Nous garderons peut-être les formes extérieures de la piété. Twagira gusa gukiranuka kw'inyuma ariko kutagira imbaraga. Mais en réalité, nous nous serons coupés de la ligne de vie qui nous met en connexion avec Dieu. Muri icyo gihe tuzahita dutandukana n'igishobora kuduhuza n'iyo Mana ikeneye kuduha ibyayo. Frère Branham disait, Mwene Data Branham yavugaga ngo, vous pouvez chanter trop, ushobora kuririmba koko n'imbaraga zawe zose. Vous pouvez parler trop, ugomba kuvuga byinshi. Vous pouvez crier trop, ugomba no kurangurura ijwi cyane. Mais vous ne pourrez jamais prier trop.
ariko gusenga cyane byo binanira benshi. Il s'écriait, yarangururaga ijwi akavuga, où sont ces réunions de prière qui duraient toute la nuit? Amasengesho ari hehe ya yandi yatumaga abantu basenga ijoro ryose. Si le Seigneur Jésus Christ, le Fils de Dieu, niba Yesu Kristo, umwana w'Imana, priait avec ferveur lorsqu'il était dans la chair, yasengaga ashizeho umwete ari mu mubiri, combien plus devrions-nous chercher la face de Dieu? Ibyo byatuma noneho natwe turushaho gushaka mu maso y'Imana et apporter nos manquements et nos besoins devant lui. Tukaza imbere y'Uhoraho tukamwereka intege nke zacu, tukamwereka n'ibyo dukeneye imbere ye. La prière et la communion personnelle avec Dieu. Gusenga ni uburyo umukristu aba abayeho agira gushyikirana n'Imana. Lorsque, en toute humilité et dans un esprit de supplication, mu gihe noneho duciye bugufi mu mwuka wo kwinginga, nous nous mettons devant lui, twishyira imbere ye, dans le secret de notre chambre, mu ibanga ry'icyumba cyacu, nous apportons nos fardeaux et nos demandes. Aho ngaho mu ibanga duhita tumubwira, tukamwereka imitwaro n'ibyo tumusaba, et nos besoins personnels devant le trône de grâce, tukamwereka n'ibyo dukeneye imbere y'intebe y'ubuntu bwe. Lorsque nous nous rassemblons, nous nous réunissons pour rendre un culte au Seigneur. Ariko mu gihe duteranye ni ukugira ngo duhimbaze umwami wacu et le louer, tukanamuririmbira, pour l'adorer, tukanamusingiza mu izina rye. Alors le Saint-Esprit peut entrer. Muri icyo gihe umwuka wera ahita adusanga. Lorsque l'atmosphère de prière est bonne, mu gihe ikirere cy'umwuka kimeze neza. Si dans les réunions, l'adoration est négligée, mu gihe mu materaniro guhimbaza batabihaye agaciro, l'Esprit de Dieu se retire. Umwuka w'Imana ntabwo ashobora kuhabona umwanya, parce qu'il ne peut pas avoir de la prééminence, kubera ko nta mwanya tuba twahaye uwo mwuka wera. L'Écriture nous donne des lignes directrices claires pour nous montrer comment venir en sa présence. Ibyanditswe biduha umurongo ngenderwaho mu gihe duserutse imbere ye. Ibyanditswe bikaba bivuga ngo, entrez dans ses portes avec des louanges, twinjire mu marembo ye n'ishimwe, et dans ses parvis avec des cantiques, tumuririmbira, dusingiza izina rye. Bene data na bashiki banjye, ijambo tugiye gufatanya nk'uko twabisomye hano mu Bami ba mbere igice cya 3 umurongo wa 4, ni ibyabaye kuri mwene data Salomo. Ntabwo ari inkuru yabayeho gusa, ni ukugira ngo natwe bitwubake, tumenye ukuntu tugomba kwifata imbere y'Imana y'abera batubanjirije, haba no mu isano rya kera, haba no mu isano risa.
byahimbaye uhoraho. Nubwo Dawudi yari afite abana benshi, byarahimbaye ko Imana yicaza ku ntebe mwene data Salomo, n'ijambo ry'Imana rikaba ribihamya. Umuhanuzi yagize icyo amuvugaho, nk'uko Dawudi yari uw'Imana yakunze, Salomoni nawe umuhanuzi yavuze ko nawe yari umwe mu bo Imana yakunze. Iyo Mana yakunze Salomo igakunda Dawudi. Iyo Mana niyo yankunze, iyo Mana niyo yagukunze, iyo Mana niyo ikeneye kugaragaza urukundo rwayo. Ijambo ry'Imana niryo rihamiriza rivuga ngo Imana yaremye ijuru n'isi, ibiri munsi y'ubutaka, ibiri mu ijuru, ibirema yifashishije ijambo ryayo. Ariko ibyanditswe bikaba bihamya muri Yohana igice cya 3 ngo Imana yakunze abari mu isi. Ntabwo yabagabiye ibiri munsi y'ubutaka, yabahaye igifite agaciro, yaduhaye igifite agaciro, yaduhaye umwana wayo. Nk'uko nabibaganirije n'ubushize, icyo yaduhaye turacyakira kikaza kwicara mu mitima yacu. Uwo ni umwana w'Imana, umwuka wera w'ubwenge ugomba kutuyobora bihuje n'ubushake bw'Imana. Hano muri icyo gice cya 3 mu bami ba mbere, Imana yimitse Salomon. Imana ifite icyo ishaka guha Salomon kugira ngo bimufashe kuri iyo ntebe y'ubwami. Iramanutse, iramusanze, iramwiyeretse, imubwira ngo saba icyo ushaka ko ngukorera. Mu gihe Imana iteruye iryo jambo, nk'uko yabivuze no mu isano risa ngo musabe muzahabwa. Basabe nde? Afite iki? Arabaha iki? Icyo Imana ifite n'ikitanga. Noneho babisaba ko umwuka w'Imana batuyobora kugira ngo tumenye icyo Imana ifite, kugira ngo dusabe Imana iduhe icyo ifite, icy'ingenzi. Ariko birasaba ko mu gihe duserutse imbere y'iyo Mana, nk'uko Salomoni yari imbere yayo, Imana iramanuka imubwira ngo saba. Agiye kubyifatamo gute? Uko natwe tugomba kubyifatamo. Abanje gushima, avuga ngo Mana wabanye na data, wamugize umwami, umushoboza kugenda imbere yawe asohoza ubushake bwawe. None biguhimbaye ko nanjye unyicaza kuri iyi ntebe. Iyo Mana bene data n'abashiki banjye, bavandimwe, nshuti hirya no hino, muzabasha kumva iri jambo. Iyo Mana yakunze Salomoni ikamutereka ku ntebe. Iyo Mana niyo yankunze, iyo Mana niyo yakunze, iyo Mana niyo ikeneye kugaragariza urukundo rwayo. Nawe ikugire, ikwiyegereze, ubarwe mu bo yagize abami n'abatambyi. Abo Imana yakunze yabagize abami n'abatambyi. Noneho iyi Mana Salomon aganiriza iyo Mana, agaragaza imyifato uko tugomba guseruka imbere y'iyo Mana. Ndi muto,
nta bumenyi mfite, ntabwo nserutse imbere yawe n'ubushobozi bwanjye, ntacyo nshoboye. ariko byaguhimaye ko unyicaza kuri iyi ntebe, ariko ntacyo nshoboye. icyo ngusabye, ume ubwenge. uwamubwiye ngo nasabe umwuka wera ufashe Salomoni, umuye gusaba icyo Imana yari afite. Imana noneho ihise ifata ijambo ivuga ngo numvise ibyo wasabye, noneho ubwo utansabye ibitari iby'ingenzi, ntabwo wansabye kukongereraho iminsi, ntabwo wansabye ubutunzi, ntabwo wansabye ko abanzi bawe mbagira nabi, wansabye ubwenge, wansabye icy'ingenzi. ndakiguhaye. yemwe n'ibyo utansabye ndabikongereye, nguhaye ubutunzi, nguhaye n'icyubahiro, ntabwo wabinsabye. naho ngo bene data, bashiki banjye, bavandimwe mu nyumva hirya no hino, bisaba ko umwuka wera ari we wenyine utuyobora kurasa ku ntego, tugasaba igihuje n'uko umutima w'Imana umeze. Yesu Kristo niwe wabasha kuvuga ijambo ryiza, aravuga ngo ko mutanga ibintu byiza ku bana banyu, umwana ntabwo yagusaba umugati ngo muyibuye, umwana ntabwo yagusaba ifi ngo muhe inzoka. Reba icyo kigereranyo, inzoka n'ifi. ibyo wenda dushobora kuzabiganiraho, urwo rugero Yesu atanga kugira ngo turusheho kurusobanukirwa. noneho mu gihe musabye so we mu ijuru, ntabwo yaba umwuka wayo kugira ngo uwo mwuka w'ubwenge atuyobore uko Imana ishaka. n'abantu bajya imbere y'Imana basaba ibyo hejuru, Imana ntabwo yiteguye kumva amasengesho nk'ayo ngayo, yiteguye kumva isengesho rihuye n'ubushake bwayo. niyo mpamvu muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 31 34, abigishwa ba Yesu Kristo bagiye guhaha, bagaruka bafite n'ibyo bahashye. bageze imbere y'umwana bavuga bite ko twazanye ibyo kurya, birasaba ko ufungura. Yesu ahita ababwira ijambo, ababwira ngo reka mwe ntabwo muzi ifunguro ryanjye, mfite ibiryo ndya. ibintuze ibiryo ngewe ndya, ibimpa imbaraga, ifunguro ngewe ndya rintunze ni ugusohoza ubushake bw'iyano. ibyo nibyo biryo bigomba gutunga itorero. itorero ntabwo rigomba gutungwa no gushaka gusohoza ubushake bw'abantu. n'iyi gahunda mubona muri iyi si, aho kugira ngo ubushake bw'Imana busohore, abantu bagashyira imbere ubushake bwabo. ibyo Imana nta mwanya ibifitiye.
icyama icyaduha kugira ngo imana iduhishure ubushake bwayo muri iki gihe, tumenye icyo imana ishaka, turase ku ntego nk'uko n'intumwa zatubanjirije mu gutangira kw'itorero ryari rishishikajwe no kumenya ubushake bw'imana no gushyira ubushake bw'imana mu bikorwa. Iyo mana yabanye nabo. Isengesho ryanjye ndizera ko nawe duhuje muri iryo sengesho, kugira ngo iyo mana yaba yishyura ubushake bwayo ikagendana nabo, natwe iduhishyura ubushake bwayo, noneho igendane natwe turi mu bihe bibi. Bisaba ko imana ituba hafi. Bene data na bashiki banjye, mu Bakorinto ba kabiri igice cya 3 umurongo wa 16 18, ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo umwami ni umwuka, ari umwuka w'Imana, hariho n'umudendezo umwuka umwami atanga. Uwo mwami mwuka mu mitima yacu niwo ugomba no kutuyobora, tukamenya kurasa ku ntego, dusaba igihuje n'uko Imana itekereza. Mu Baroma igice cya 8 26 27, mu nyemerere ngiye gusoma kugira ngo turusheho kumenya no gusobanukirwa ubushake bw'Imana. Mu Baroma igice cya 8 umurongo cya 8 umurongo wa 26 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Niyo mpamvu umwuka udufasha mu ntege nke zacu. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Kubera ko tutazi icyo tugomba gusaba mu masengesho yacu. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Umwuka aradusabira mu majwi atumvikana. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Urondora imitima yacu mu gihe umwuka wera dufashe akatuyobora mu isengesho, ahita amenya icyo gitekerezo cy'umwuka wera mu mitima yacu. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Kubera ko kubw'Imana uwo mwuka niwo ufasha abana b'Imana kugira ngo basenge nk'uko Imana ishaka. Niyo mpamvu mu gihe turimo kuganira kuri iri jambo rivuga ku byerekeye gusaba ubwenge bw'Imana, yemwe uyu mwuka w'Imana niwo wayoboye Salomo gusaba akanasa ku ntego, agasaba ibikwiriye. Imana nayo ihita imwumva, imuha ubwenge, imuha n'ibyo atasabye. Bene data bashiki banjye, mu gihe turimo kuganira kuri iri jambo rivuga ngo gusaba ubwenge,
buri wese ni umugabo wo gutanga ubuhamya. Ubuhamya dufite muri Bibiliya, mu gihe umuntu agiye imbere y'Imana agira icyo asaba Imana gihuye n'ubushake bwayo, icyo Imana itanga ikakiguha, ntabwo ari ku bw'inyungu yawe, ni ku bw'inyungu uwagitanze. Niyo mpamvu tudashobora kugundira ibyo Imana iba yaduhaye, none tuvuge ngo tubifiteho uburenganzira. Urugero nabaha, mu gihe mushiki wacu nyina wa Samweli yasengaga kugira ngo Imana imuhe urubyaro, yasabye ate? Tugomba gusaba gute? Imana yabonaga ko igiye guhagurutsa Samweli. Imana ishyira muri nyina kwinginga Imana, kuvugira imbere y'Imana. Icyo twavugiye imbere y'Imana tugomba kucyitondera, kandi tukamenya ngo uwo tubwira aba yumva, nta na kimwe mu byo tuvuga kigwa hasi mu gihe duserutse imbere y'Imana mu bushake bwayo. Yavuze ngo, nyina wa Samweli yavuze ngo, Mana, umwana uza kumpa ndongera mugusubize, mushire mu rusengero aguma aho ngaho. Yemwe Imana yahise yumva isengesho rya Ana. Ana nawe yahise azirikana icyo yavugiye imbere y'Imana. Icyo Imana itanze, impano yayo, haba n'impano mu bagaragu b'Imana, nta mugaragu w'Imana, nta mwana w'Imana wigenga ku cyo Imana iba yamuhaye. Icyo Imana itanze niyo imanuka ikakiyobora mu bushake bwayo kugira ngo giheshe Imana icyubahiro. Niyo mpamvu ubwenge Imana yahaye Salomon yarakoreshejwe, yaciye n'imanza, kandi byose byabashe guhesha Imana icyubahiro. Icyo Imana iduhaye, mu gihe duserutse imbere yayo, tukereka uwakiduhaye kugira ngo ari we ugikoresha, kugira ngo giheshe Imana icyubahiro. Uhoraho aduhane umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 7 kugeza kuri 13, ijambo ry'Imana riravuga iki? Ngo mu gihe mugiye gusenga, nimuzaze mujya imbere y'Imana muvuga amagambo menshi. Umwuka wera mu gihe adufashe turimo gukora isengesho arasa ku ntego. Nimuzaze musenga nk'abapagani bahuragura amagambo menshi imbere y'Imana, bigira ko aribwo buryo bashobora kumva. Yesu Kristo avuga aya magambo muri Matayo, avuga ngo reka mbereke ukuntu muzaza musenga. Aterura ijambo aravuga ngo muzaze musenga ngo Data wa twese. Niwe ugiye kubigisha uko bagomba gusenga, ariko aterura ijambo avuga ngo muzaze musenga ngo Data wa twese. Na Yesu mu gihe yari muri iyi si avuga ngo data, ngo Data wa twese uri mu ijuru. Ijuru ni hejuru.
ijuru ntabwo ari hejuru, ijuru ni ukureba hejuru. Oya, data wa twese uri mu ijuru. Uwo data wa twese Yesu yabwiraga abigishwa be ngo muzaze musenga ngo data wa twese uri mu ijuru. Yari mu ijuru koko? Uwo se yavugaga muri Yohana 14 niwo Filipo yamubajije ko buri gihe tugira ngo so wawe uri mu ijuru, twerurire uyu munsi, so wawe aba hehe? Yesu yahise abwira Filipo, n'igihe maranye namwe ntabwo wari wamenya, uwambonye ababonye data. Uwo data wo mu ijuru mbabwira erega ari muri njyewe. Imana yari mu ijuru n'isi mu gihe Yesu Kristo yari hano kuri iyi si, yari ifite icyicaro mu mutima y'uwo mugabo wagendaga. Ni data urimo gukora imirimo, nawe mu kubwira abigishwa be, abigisha ukuntu bagomba gusenga ngo muzaze musaba ngo data uri mu ijuru. Uwo se wari muri we ari we Mwuka Wera. Erega uwo mwuka niwe wamanutse no ku munsi wa Pentekote, yigabamo ibipande byinshi, yinjira mu mitima y'abari muri icyo cyumba kugira ngo baserukire Imana nk'abami n'abatambyi. Imana irushaho kuduhana umugisha mu izina ry'uwamacu Yesu Kristo. Akomeza kubigisha ukuntu basenga, ababwira ngo muzaze musenga ngo izina ryawe ryubahwe. Izina ry'Imana ryubahwe gute? Imana yadusize kuri iyi si kugira ngo izina ryayo ribashe kubahwa. Que ton nom soit sanctifié. Mose, Aaron baserukira Imana, bayobora abana b'Isirayeli babajyana mu gihugu cy'isezerano. Bagombaga kubahisha izina ry'uwabatumye. Umuntu agomba kubyubahisha gute? Naho ngo ari ibanga rikomeye, bisaba ko Umwuka Wera ahishurira abarimo kumva iri jambo. Kubahisha izina ry'Imana ni ukumenya ubushake bw'Imana no kubishyira mu bikorwa. Icyo Imana ishaka ikakikumenyesha, ikanagushoboza kugishyira mu bikorwa, nibwo buryo bwo kubahisha izina ryayo. C'est ça la façon de sanctifier le nom du Seigneur. Mose asohoye abana b'Isirayeli abajyanye mu butayu, inyota irabishe, barashakuje. Mose arabaha amazi, arayabona he? Ko ari mu butayu. Amazi araturuka yo guha abo bantu bishwe n'inyota. Imana ifata ijambo iravuga ngo njyewe Mana Muremyi wa byose ndahagarara hejuru y'urutare. Mose uze gukubita urutare, wakubita urutare, njye mpagaze hejuru y'urutare. Akubise urutare, Imana ishobora byose isohora amazi mu rutare. Abana b'Isirayeli baranywa. Misano rishya ijambo ry'Imana rikaba rihamya ngo urwo rutare rwarabakurikiranaga. Urwo rutare rwari Kristo. Ntabwo ari urutare rusanzwe. Niyo mpamvu Imana izadushoboza mu minsi iri imbere tukaganira ku byerekeye ubumana bwa Yesu Kristo. Ngo urwo rutare rwari urutare rw'umwuka rugendana nawo. Ibyo ni iby'ingenzi
iri jambo rikeneye ko n'abantu biga iby'imana aba bita ngo les théologiens mu gifaransa. Ubundi imana ntabwo bisaba ko bayiga. Imana ikeneye ko aboneka abayizera. Abantu ntibiga ibintu bisanzwe, bavumbure biri munsi y'ubutaka, barebe ibiri hejuru, ariko imana ntabwo wiga iby'imana. Imana niyo kwizerwa. Niyo mpamvu abantu bagenda bagapakira mu mutwe ntibamenye icyo imana ishaka, bikabavaniramo no guhakana imana. Que ton nom soit sanctifié. Izina ryawe ryubahwe. Bakomeje urugendo, bageze imbere abantu bongera kugira inyota. None Mose arabaha amazi, arayafite. Ninde uza kubaha amazi? Si yo Mana yabavanye mu Egiputa, bari mu butayu. Amazi aravahe kugira ngo abantu basobanukirwe, kugira ngo kweza izina ry'Imana, guhesha izina ry'Imana icyubahiro, bishaka uvuga iki? Nibyo turimo kumva muri aka kanya. Abantu bagize inyota, biragenda gute? Urusaku ni rwinshi, Satani arimo aravugira mu bantu, inyota yabishe, biragenda gute? Imana ibwira Aroni kugira ngo abantu basobanukirwe kweza izina ry'Imana icyo ari cyo. Irababwira ngo muraza kubyira urutare urasohora amazi. Bageze imbere y'urutare, n'umujinya n'iki, mwa bwoko bwe mutumva mwe. Mose bahita bakubita urutare. Mbo Imana yora ari Imana. Imana isohora amazi, abana baranywa, abana b'Isirayeli baranywa. Ariko iza guhamagara Mose na Aroni, kuki mutabashe kweza izina ryanjye? Kuki mutabashe gukora ibyo nababwiye? Kubera izo mpamvu ntabwo mugera mu gihugu cy'isezerano. Tubereye kuri iyi si kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ubushake bw'Imana aribwo dushira imbere. Tudashize ubushake bwacu imbere, ubushake bwanjye buhagarare, ubushake bwe buhagarare, ubushake bw'Imana bwonyine bujya imbere. Na Yesu ari hano muri iyi si, hariya mu busitani bwa Getsemani asenga, areba ibigiye kumubaho, ngo Data nibibe ubushake bwanjye ariko bibe ubushake bwanjye. Tubereye kuri iyi si kugira ngo dusoze ubushake bw'Imana, kugira ngo izina ry'Imana ribe sanctifié. Imana iduhana umugisha mu izina ry'Uhoraho. Niyo mpamvu bikeneye ubukozi bw'ijambo kugira ngo abantu basobanukirwe icyo Imana ishaka, noneho basaba Imana, bayinginge iyo Mana irushaho kuduha ubwenge buvuye mu ijuru, tumenye icyo Imana idushakaho, bitume tujya imbere y'Uhoraho, tujya imbere y'Uhoraho tugapfukama tukayisaba kugira ngo turusheho kumenya icyo Imana idushakaho. Mu gitabo cya Yakobo igice cya 3 umurongo wa 13, mureke dusome. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Ninde muri mwebwe umunyabwenge? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Abigaragaze mu mirimo aciye bugufi muri ubwo bwenge. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, niba mufite mu mitima yanyu umwete ushaririye,
et un esprit de dispute n'umwuka w'impaka. Ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Nitwishire hejuru kandi tubeshere ukuri. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Ubwo bwenge buteye gutyo ntabwo ari ubwenge buvuye mu ijuru, mais elle est terrestre, ni ubwenge bwa hano kuri iyi si, charnel et diabolique, ubwenge bw'amadayimoni. Car là où il y a un zèle amer, ahantu hari umuzi usharira n'umwuka w'impaka, il y a du désordre, hari umuvurungano et toutes sortes de mauvaises œuvres, n'ibikorwa bibi. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ubwenge bw'ijuru burangwa no kwera. Ensuite pacifique, burangwa n'amahoro. Buba bufite gahunda, bwuzuye n'imbabazi n'imbuto nyinshi, ntabwo burangwa n'uburyarya. Le fruit de la justice est semé dans la paix, imbuto yo gukiranuka iribwa mu mahoro par ceux qui recherchent la paix. Ni imbuto imwe, c'est au singulier, yo gukiranuka. Iyo mbuto ni iyihe? Erega ni imbuto y'umwuka wera, yayindi bavuga mu Bagalatiya igice cya 5:21. Erega imbuto y'umwuka ni urukundo. Ni uruhe rukundo? Imana yakunze abari mu isi itanga imbuto yayo kugira ngo abantu barye iyo mbuto babeho iteka ryose. Iyo mbuto ni umwana wayo, barye iyo mbuto babeho. Ko Eva yatanze imbuto abantu bakayirya bagapfa, byasabye ko Imana none iza nayo igatanga imbuto. Imana ni umwuka. Imbuto y'umwuka ni urukundo. Ni uruhe rukundo? Imana yakunze abari mu isi itanga umwana wayo kugira ngo umwizeye ahabwe ubugingo buhoraho. Mureke dusoze muri Yakobo igice cya 4:5. Dusome: mais croyez-vous que l'écriture parle en vain? None muribaza ko umwuka upfa kuvuga? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit. Mais Imana irafuwa cyane, ifuye umwuka wayo yashize muri twebwe, qu'il a fait habiter en nous. Ifuye umwuka wayo. Nazagira abantu batuma umwuka w'Imana ugira impagarara mu mitima yacu. Imana ifuye umwuka wayo yashize muri twebwe. Et il accorde au contraire une grâce plus excellente. Umwuka atuma duhabwa ubuntu bw'Imana, ikaduha ititangiriye itama. Mais c'est pourquoi l'écriture dit, niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo Dieu résiste aux orgueilleux. Imana mugiri no ku murimo yaremye ijuru n'isi. Imana ya Salomo, Imana ya Dawudi yanga abibone, yemera ikorana n'abaciye bugufi. Niyo mpamvu Salomo mu gihe yasabaga yasabye ngo Mana, ndi umwana muto, nabyanjye nzanye imbere yawe, nciye bugufi imbere yawe, umpe ku bwenge bwawe, ntacyo nshoboye. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Imana irwanya abibone, noneho igirira ubuntu abaciye bugufi. Imana idushoboze guca bugufi imbere yayo, munsi y'ukuboko kwayo, kugira ngo itubere byose. Soumettez-vous donc à Dieu
duce bugufi imbere y'Imana, duce bugufi munsi y'ubuyobozi bw'umwuka wera, resiste au diable. Ibyo biduhesha guhangana na Satani, et il fuira loin de vous. Noneho mu gihe duciye bugufi imbere y'Imana, bigatuma Satani tumuhasha, nawe ahita yiruka imbere yacu. Murebe imihindo iri muri iyi si, abantu bataye umutwe, ibintu byayoberanye. Abantu b'Imana bari hano kuri iyi si, niyo mpamvu bikeneye ko Imana dushoboza kuyisaba ubwenge bwayo. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Twegera Imana nayo izatwegera. Nettoyez vos mains. Intoki zacu dukarabe, atari ukwirinda korona, dukarabe intoki zacu. Twebwe abanyabyaha, purifiez vos cœurs, tweze imitima yacu. Homme irrésolu, abantu bafite imitima ibiri. Sentez votre misère, mubone murebe ubukene bwanyu. Soyez dans le deuil, dufate umwanya wo kurira imbere y'Imana, et dans les larmes, n'amarira menshi, que votre rire se change en deuil. Guseka isimburwe n'amarira, et votre joie en tristesse, ibyishimo bihinduke amaganya, kuganya imbere y'Imana. Humiliez-vous devant le Seigneur, duce bugufi imbere y'Umwami, et il vous élèvera, azadushira ejuru. Imana iduhana umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ngiye gufata akanya ko gusenga. Mwene data na mushiki wanjye, muvandimwe uza kumvira ijambo, Imana iguhezagire. Umugisha nyamugisha Imana iwutanga biciye mu ijambo ryayo. Umugaragu we ngiye gukora isengesho. Iryo sengesho nawe rikugereho. Data wa twese uhoraho, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, gushimiye aka kanya uduhaye ko kumva ijambo ryawe. Umuntu ntabwo azabeshwaho n'imigati gusa, uko wabyivugiye ngomba kubeshaho n'ijambo ryawe. Iri jambo uza kuryakira wese, umugisha wawe umugereho. Isengesho aza gukora nyuma yo kumvira ijambo, Mwami, iryo sengesho uryakire. Iri jambo ribwirijwe urihekeze, Mwami, uryakiriye wese rimugirira akamaro, haba imbabazi, haba ibikeneye byose. Uwizeye ari we wese ubimuhe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nkaba mbisabye, amen. Itorero ryubatse ku rutare, amadayimoni ntabwo yarishobora. Umuraba nawo waba mwinshi ute, uwo nawo Yesu arawutegeka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Uwirata wese yirata Uwiteka,
niwe byose kandi arabitegeka. Mu maraso ye harimo imbaraga zibohora ibirema bigasimbagurika, indimi z'ibiragi zikagobodoka, ibipfamatwi bikumva ijambo ry'igihe. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Satani yibwiye ko yanesheje Yesu, igihe umubiri we wari mu gituro. Yesu arazuka, urupfu runesheje, ati muhumure nanesheje. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Kera Satani yagiraga gereza, yafungiragamo abakiranutsi. Yesu aramanuka agera ikuzimu, arakingura maze barasohoka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Bwoko bw'Imana dushimira Umukiza, twibuka ukuntu natwe yadukijije, atubohora iminyururu y'amadini, arakingura maze turasohoka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka. Uwirata wese yirata Uwiteka, niwe byose kandi arabitegeka.